twishimiye kugera kuri iki cyicaro cyanyu hano mu murenge wa Gahengeri. Nagira ngo mwaze mutubwire Ndahe umuryango ugamije iki, ariko birumvikana muranza mutwibwire n'inshingano zanyu, munatubwire ibikorwa binini mufite bihindura imibereho y'abanyarwanda muri aka gace mukoreramo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jean Marie Vianney Manirafasha. Ndi umukozi muri Ndahe ushinzwe guhuza ibikorwa bya Ndahe. Kuko mwe bitubajije ibikorwa binini Ndahe ikora bihindura ubuzima bw'abaturage, birahari koko, nkuko mission yacu ari kugira ngo duhindure ubuzima bwa community binyuze mu bikorwa dukora nk'umuryango wa Gikristo. Muri ibyo bikorwa rero dufitemo igikorwa cyo gufasha abana kugira ngo babashe kwiga, aho dukorana cyangwa dufasha abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Tukaba dufite abana 355, tukaba dufitemo 119 biga muri segonderi, ndetse n'abandi 236 biga mu mashuri abanza. Rero dufitemo n'ikindi gikorwa cyo kuboha ibiseke nk'uko mwakibonye, aho dushishikariza cyane cyane abadamu ariko n'abagabo bumva bafite ishyaka baza bakiga kuboha uduseke, kandi tubonye utwo duseke duhinduye ubuzima bwabo. Dufite n'ikindi gikorwa kuri famu, dufite famu aho dufite amatungo atandukanye, tukagira n'imirimo itandukanye. Dufitemo abantu batandukanye baza gukora buri munsi bagataha bakoze ku ifaranga. Ni ibyo bikorwa twavuga muri rusange binini Ndahe dukoramo. Tugarutse kuri iki ngiki barimo no gukora, bigaragara ko rwose amasomo y'inyigisho zamaze kubacengera. Mwigisha bangahe, mufite ese uburyo bw'ibikoresho mubafasha bimeze bite? Ubu dufite abanyeshuri cyangwa abantu biga 40. Ibikoresho turabibaha, turabigura ahantu batandukanye. Hari ibyo tugura i Muhanga cyane cyane kuko niho bikorerwa cyangwa niho biboneka. Inshinge n'imigwegwe nibyo bakoresha. Hari aho mwabonye bashyiramo n'amarangi, nabyo ni ubuhanga bwabo babikoramo. Bafata amarangi bakayasiga kuri iyo migwegwe ku buryo igira amabara atandukanye. Rero ibikoresho turabibaha, tukabazanira n'abarimu bakaza bakabigisha, kuko mwabibonye hari abafite abarimu barimo barabigisha kuboha uduseke. Bamaze kubimenya ku ruhe rwego, ese bakora uduseke two mu bihe byiciro mbere yuko tuza kugera ku bijyanye n'isoko? Bamaze kubimenya kuko ntabwo ari icyiciro cya mbere. Hari abo twatangiranye muri 2018 bamaze kubimenya, barahindukira bongera kuza nabo, bamwe muri bo bakadufasha kugira ngo bahugure cyangwa batoze n'abandi baje kwiga ari bashya. Ku bijyanye rero babitubwiye, baraboha, hari aho byabahinduriye ubuzima mu bikorwa bitandukanye. Ibijyanye n'isoko ni iki Ndahe ibafashamo kugira ngo babohe kandi uko bakirigite n'ifaranga? Muri rusange twebwe icyo tugendere no kugira ngo dufashe community nk'uko twabivuze. Umuntu wese twigishije kuboha agaseke, isoko rirahari, kandi isoko ni Ndahe. Rititaye ku bwiza bw'igiseke yaboshye, twebwe tumugurira igiseke yaboshye kugira ngo natwe tumuteremo umwete, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi adacika intege, ahubwo ajya akomeza kubikora, ariko arushaho kugira ngo uko yakoraga mu ntangiriro, ejo n'ejo bundi ajya agenda ashyiramo ubwiza, agenda akora kurutaho kuba bwiza uburyo yagiye atangira gukora. Mubagurira kuri angahe, mwebwe mugurisha hehe? Uburyo tubaguriramo tugitangira, kuko tugitangira tutarabona isoko neza, kujya tuba motive, twabaguriraga ku 3,000. Ariko nyuma ya Covid, kubera ko ku isoko ibintu byagiye bihindagurika, twabahaye 5,000 ku gaseke umuntu yakoze. Rero wakora kamwe, wakora 2, wakora 5, turagerageza tukatubagurira. Niyo kutabara ko natwe tuzagurisha gusa kugira ngo tukumotive, turakakugurira. Natwe dufite abantu batandukanye batugurira.
hari abo tujyana mu mahoteli hano mu Rwanda, hari n'uko tujyana muri Amerika kugira ngo dushakisheyo isoko, natwe rikaza kongera kudufasha kugira ngo twongere tubagurire tumaze kugurisha. Mukurikije ibyo aba badamu bakora ndetse n'aba bagabo byo kuba uduseke n'udukenewe ku isoko, ese birahagije, hakeneye ko byongerwa? Uyu munsi kubera ko uduseke turimo turakorwa n'abantu benshi batandukanye, twebwe isoko dufite uyu munsi aba bantu 40 turi kumwe uyu munsi baramutse bakoze bagashyiramo imbaraga, isoko uyu munsi ntabwo riraturenga ku buryo twavuga ngo twakongeramo abandi. Ku kijyanye n'icyifuzo bashobora kuba bagaragaza cy'uko ibyo mubaha 5 abahindura imibereho, ariko se hari gahunda y'uko mukurikije namwe isoko mufite mwazagira icyo mwongeraho? Isoko niriramuka rigenze neza, kuko ku isoko mpuzamahanga ibintu bigenda bihindagurika, igihe idolari rizamuka rigiye rimanuka, ariko natwe turamutse tugize umugisha tukabona irindi soko ryisumbuye, kuko nibo dukorera, nibo tubereyeho, kugira ngo tubafashe mu guhindura ubuzima, natwe twagira ikintu twongeraho. Mu bakora ibi bikorwa nabonyemo abagabo baraba benshi, ariko nagira ngo mutubwire nk'umushinga ufasha aba badamu ndetse mukagira no kuri gufasha abagabo. Abagabo ni iki, cyangwa se motivation ituma baza ni iyihe nk'umushinga kugira ngo nabo bibahindurire imibereho nk'abagabo bari mu muryango nyarwanda? Mu by'ukuri mu Rwanda abantu benshi bari bamenyereye yuko uduseke ari tw'igitsina gore. Natwe tugitangira twatangiranye dufite mindset yuko tuzakorana n'igitsina gore gusa, ariko nyuma tuza kusanga hari abagabo babyifuza, baraza turaganira, atubwira ati se twebwe ntitwabona aya mahirwe, nibwo mwabonyemo ko dufite abageze kuri 2 twabaye ayo mahirwe kugira ngo nabo baze, kuko ushobora kutamenya undi mwuga ariko wagira umugesha wabona umenya umwuga wo kuboha agaseke uzajya ubona amafaranga. Tubaha ayo mahirwe rero nabo baraza bariga kandi babona ko bamaze kubimenya. Ubutumwa bwa Ndahe rero ku bafatanyabikorwa bayo ni ubuhe kugira ngo ya ntego mufite yo guhindura imibereho y'abantu muri communauté muyigereho? Ubutumwa dufite bwa mbere nuko tubakangura kugira ngo babyaze amahirwe. Ndahe dufite amahirwe atandukanye hano, arimo aya ngaya yo kutuboha uduseke. Kubaho uduseke twababwira yuko bakwiriye kuza bakabyiga, bagashyiramo imbaraga, no bwose bagenda bajya mu tundi turimo dutandukanye twa buri munsi, ariko nabo ni amahirwe badashobora kwitesha no mu gihe bari mu rugo, kuko ntibigira hano honyine gusa. Tubaha n'ibikoresho iyo batashye, mu gihe bavuye guhinga, mu gihe bavuye gusenga, mu gihe ari nimugoroba abonye umwanya akakomeza akaboha. Rero ayo mahirwe bakwiriye kuza kuyabyaza umusaruro, kuko ibikoresho turabibaha, nta muntu n'umwe ugura igikoresho, twebwe tumuha igikoresho akagenda akajya kuboha. No kuri famu dufiteyo akazi, dufiteyo abakozi bageze muri 15 bakora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu bahembwa amafaranga. Rero icyo tusaba rero abo bagenerwa bikorwa n'abandi dufasha mu myigire y'abana babo ni ukubyaza ayo mahirwe. Ababonye akazi ntafata amafaranga ngo ahembwe ku wa gatandatu arahembwa, ntagende ngo ajye kunywa agacupa, ahubwo hari n'ibindi bikorwa yakora akagomeza akiteza imbere, kugira ngo imyaka runaka nishira nawe azabe avuye mu cyiciro kimwe agiye mu kindi, wenda dufashe uwundi utaragize amahirwe. Muri JAF y'akarere ka Rwamagana, uruhare rwanyu mu kubaka JAF nka Ndahe ni uruhe? Uruhare rwacu ni uko twitabira ibikorwa byose bya JAF dusabwa. Harimo inama zitandukanye, harimo imisanzu itandukanye. Nka Ndahe uruhare rwacu turarukora kugira ngo JAF yacu ya Rwamagana itere imbere. Murakoze cyane. Murakoze.